Hello, muraho abandi? Reka mbashimire kuba mwaduteye amaboko. Nibiri kunanirana hano at some point nuko umuntu yarasanzwe akunzwe cyane abantu bakababyiye batabyumva imbaraga z'abashinzwe umutekano zikabanye. Ariko reka mbasabe mwumvira abashinzwe umutekano kugira ngo mwubahishe Jay Polly amanuke aruhuke neza, nuko abashinzwe umutekano mutababangamira mu kazi kabo. Badufashije kuva Kibagabaga inzira yose. Anyway, murakoze. Tuje kugeza murumuna wanjye hagomba kuruhukira. Nje ntago nkiri kurira. Nukuri ko Imana ntago nkiri kurira. Simbabeshye. Nta nubwo ari no kwihangana. Impamvu ntakiri kurira, namaze kubona ko Polly hari mission yari afite ku isi, mu gihe yarayisoje yagomba gushaka inzira ya bugufi acamo atararambirana ku isi. State Minister nawe yabivuze. State Minister niwe wavuze ati burya iyo umuntu acyuwe hari ibyo agikora ikiva bacyushije. So ntizimbye mu magambo rero, reka mbashimire kuba mwaje hano. Tuyishime Josue, reka tumushyikirize inzira ye ya kabiri y'ubuzima. Mu myaka 33 twabanye ari murumuna wanjye, yari imyaka yo kwiga. Ubu nibwo nafashe umwanya wo kongera kumva indirimbo ze umunota ku wundi. Abantu twagendanye mu modoka mwakomeje kumva indirimbo yitwa Ninde, sinzi impamvu iri kungarukamo cyane. Irimo ibintu biteye ubwoba, irimo ibintu wumva ukavuga utari kubundi bino yabiririmbaga byagenze bite. Anyway, birimo ibiri kuba ubu ngubu, birimo ibiri kuba kakanya, kuko atangira avuga ngo amarira yose mwarize muyihanagure, kandi yaririmbye muri 2016. Kubera icyo ari kubwira abantu ngo bihanagura amarira, ngo nawo ubuzima burakomeje. Icyo bivuze kuri njyewe, uyu muhungu yari afite mission yamuzanye ku isi. Mission irarangiye, agiye mu buzima bwe bundi. Ntizimbye mu magambo, yaba bari kutureba online yaba bari hano, reka mbashimire mwese. By'umwihariko nkomeje kubona ubutumwa butandukanye bwo gusapotinga umuryango. Ndabashimira kuko biranyereka uburyo ki Polly akunzwe. Umuntu wohereje igiceri cy'150 kuri mobile money yanjye, uwo muntu afite agaciro gakomeye kuruta umuntu wohereje amadolari 1000 kuri Western Union. Impamvu mbarutanisha twanazisanga no mu ijambo ry'Imana. But the thing is, mobile money z'150, z'igiceri cy'100, z'ibihumbi 200, z'ibihumbi 100 akundwa n'abantu mu bipimo bitandukanye. Byaba ari abifite nabo bagabana 500 akavuga ngo reka muhe 100 nyanywera icyayi, ariko mbe nzi ngo ndamushyigikiye. Reka rero mbashimire, iminota sinyirye. Tuyishime Josue yambere murumuna wanjye mwiza w'umugabo, kuko arige namubwiraga ngo nyura aha, akambwira ngo ndanyura aha, kandi handi yanyuze nkasanga niho, ngahita mvugana ariko kuki ubundi ntege ku muntu kunyura aha nanyura kandi ari mukuru. Ubuzima buraryoha, twabanyemo mu bihe byiza. Yego, kandi reka nizere ko Imana yamwakiriye. Murakoze.
arakoze Uwera Jean Maurice yatubereye intwari, yatubereye n'umugabo cyane. Mvise ko yabwiye ati gewe sinakibawe sinakirira, nanjye mu kanya namubonaga ari gukurikira indirimbo za Jay Polly. Dushobora no kuba arizo zakunze kumumara umubabaro cyane, kandi yakoze n'ubu turacyamushimira urugero rwiza. Ndagira ngo sabe umuhanzi witwa Bulldog niba ari hafi, Bulldog aze mu ijambo rigufi rwose nk'umuntu wabanye na Jay Polly, agire icyo avuga muri uyu mwanya wo kumuherekeza. Ni umuvandimwe we, barabanye igihe kinini. Akoze nitwa Ndayishimiye Bertrand, niyo mazina yanjye ababyeyi banyise. Iry'akazi ni Bulldog. Jay Polly rero ngewe sinzi ko navuga ibintu byinshi cyane, kuko ibyo ntamubwiye wenda akiri mu buzima sinabivuga wenda aka kanya. Twagendanye urugendo rw'ubuzima ngewe nawe, nta nubwo bwari ubushuti gusa, byari bimeze twari nk'abavandimwe. Twari turyama mu nzu nta kintu dufite cyo kurya, dufite nk'amafaranga nk'igihumbi gusa, tukavuga ati ariko tuzabikora tubone amafaranga. Twavukiye mu miryango idakize, yari imiryango iri aho ngaho, ibintu bya hafi aho ngaho. Tukavuga ati ariko tuzabikora, tugasunikana. Nanjye agahinda ntabwo kashira aka kanya, ntabwo bishoboka, kubera ko gufata umuvandimwe, umuntu mwaryamye ku buriri bumwe, mwasangiye ibyo mwari mufite ubusa, ukabona umushyize mu itaka, ni agahinda gakomeye cyane. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo buri cyahawereho cyose kizasogongera ku rupfu, cyose kizasubira ku mwami wabo. Njyewe ndi umugaragu w'umwami, kandi nawe yari umugaragu w'umwami. Buriya uzumva indirimbo ze, ntabwo wakumva indirimbo ze zirenze 3 utarumva avugamo ngo Imana yamfashije ibi, yankize hariya, yankoreye ibi cyangwa biriya. Niko twahoze tumeze, kubera ko niko twakuze. Icyiza nuko twagize base nziza, yagize ababyeyi nkamwe mwamureze, yarezwe neza. Polly ntabwo yarezwe nabi, n'ibyo yazize naho bamushyize ntabwo ndabyumva, kuko sinanabyemera. Nzanabihagararaho kugeza ku munsi nzongera gusubira ku Muremyi nanjye. Ni ubusa, ni ibintu by'ubugoryi, ni ibintu by'ubufu. So icyo navuga rero ngewe aka kanya, ntabwo ndi bujye kuvuga ibintu byinshi cyane. Kabaka yari afite abakobwa 2 beza cyane. Kihebe none ukuntu ari umuntu igutangaje, nta mugore wamubeshya ngo amuvangire, never. Abana be baba basa nkawe, ntago baba batandukanye nawe. Nicyo cyiza yari afite, ubwo ni ubugenge cyangwa n'Imana yari yaramuhereje. Twese uko turi ahangaha, Fifi ntago hamagara, Fifi ni Nirere Afisa, umugore babyaranye umukobwa bita Crystal, umukobwa mwiza cyane.